ndashaka ko uyu mukozi w'Imana yakira ururabo rwe atarapfa nanapfa nzazana urundi ariko urwanjye mbaye ndutanze akiri buzima kibasha kureba no kurwihumuriza urwo rurabo ngiye kumuha rero nubwo ntaramuvuga rukumbiye mu bintu cyangwa se mu bikorwa 10 na main fonda waryo itoro bitazaye ni Temple Celebration Center riyobe n'umukozi w'Imana Dr. AP.GITWAZA hari ibintu 10 Imana yamukoresheje imaze kumukoresha kuri iyi si wongewe n'ibindi iri kumukoresha biri in progressions ariko ngenda ndavuga ibyabaye results zari ziri atandi zari zitegerejwe zamaze kugerwaho ku buryo umuntu wese ubireba n'amaso yakanabyumva akwiye kubyubaha kubwo umukozi w'Imana AP.GITWAZA ibyo bintu 10 uranyemerera mbinyeganyezaho mbitangire ko abantu bafite amatsiko ahubwo no kuvuga ngo imbaraga n'amavuta y'Imana bibane nawe maze utubwira ibintu 10 ushingiraho uvuga ko ushimira cyangwa AP.GITWAZA wamugeneye ururabo kuvuga ko urumara y'imyaka 15 bishatse kuvuga iki hashize imyaka 15 ngenzura ibyo bintu yego hari umuntu ugenda amahanga ugenda isi yose avuga mwaramutse muri aho turi abanyarwanda akabyatura mu kinyarwanda imigabane yose akayizenguruka avuga ururimi rw'ikinyarwanda icyo ni ikintu gikomeye ku gihugu tutabure kurekonesa nk'abana b'u Rwanda ngo dushimire umubyeyi icyo ni ikintu cyiza cyane kuba ururimi rw'ikinyarwanda rwarumvikanye ahantu hose yakandagiye nk'intumwa y'Imana yemerewe kugenda ku isi hose ni ikintu gikomeye tutabura guha agaciro muri iki kiganiro icyo nacyo turakimwubahiye atarava mu mubiri abyumve ko tubimushimiye amen ahubwo tuvuga kuri icyo cy'ururimi kuba ari representa neza nyiri kinyarwanda nta nubwo ari kinyarwanda gusa iyo wumvishe imbwirwa ruhame cyangwa inyigisho za AP.GITWAZA igihe cyose agaragara ari kuvuga ku Rwanda nta gihe na kimwe arigera naciko kuvuga nabi igihugu cyiwe cy'u Rwanda buri gihe abashishikariza ahari kuza mu kureba ibyiza by'u Rwanda buri gihe abari kuvuga ku iterambere ry'u Rwanda buri gihe abari kuvuga ku buyobozi bwiza bw'igihugu cy'u Rwanda burangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ngira ngo niba ushize mu bintu byari byabaye wumvishe ko mu bintu yabwiye abakristo bya mbere yavuze ati turashimira cyane umubyeyi w'u Rwanda perezida Paul Kagame ko byagiye bigira n'umumaro igihugu cy'u Rwanda kuko AP.GITWAZA duhereye muri ibyo biterane ni umwe mu bantu bashobora kuba baratumye abantu benshi abahanga muri ekonomi mu bintu bitandukanye abadiplomate abaki bose bazaga baje muri ibyo biterane bagera mu Rwanda kandi kuhagera kwabo bifite icyo bivuze yaba muri tourisme hari nk'abagiye baza ama-speech yabo twabaha ama-interview icyo gihe mu biterane bitandukanye bavuga bati u Rwanda twasanze rukeye twasanze ari igihugu koko mu by'ukuri kiyubatse bagashimira ubuyobozi bw'igihugu bagashimira ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku buryo binatuma batira abamukerarugendo bo mu bindi bihugu baturutsemo kuza kureba u Rwanda kandi byose biri muri Zion Temple yego ariko paruwasi zifite autonomy zirigenga icyo ni ikintu cyiza n'ahandi paruwasi mu yandi madini wenda ntaza kuvugira hano usanga n'udufaranga duke babonye batura bohereza ibya 10 batura bohereza ugasanga hari urwego rumwe rukomeye mu iryo dini abandi barya umunyu basaba umunyu kandi bose bafite titire yo kwitwa abashumba n'abapasiteri cyo ni ikintu kibi ntabara gupinga hari amatorero nzi abakozi b'Imana bari kujya barara mu marira bavuga ati ibi bintu ni ibiki noneho byatubayeho abana kera barigaga tugikorera itorero ndabazi hari amatorero nzi abana kera bajyaga kwiga biturutse ku gukorera Imana none ubu abana bavuye mu ishuri abapasiteri bamwe barirwa baburara barara ubusa kubera kutanyurwa n'icyo bakora mu murimo w'Imana ubwo bakandamijwe amategeko ashinzwe kurengera inyungu zabo nk'abandi akabatsikamira ibyo ni ikintu bakwiye kwigira kuri Gitwaza. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo mbese muraho kandi
murakomeye aho ngaho muherereye mu ntara y'amajyepfo n'amajyaruguru iburengerazuba n'iburasirazuba mu mujyi wa Kigali ndetse no mu bindi bihugu duturanye by'umugabane wa Afurika ndetse n'ibyakure no ku yindi migabane muri Amerika, muri Canada, muri Australia, ku mugabane w'i Burayi, ku mugabane wa Aziya n'ahandi hose muri mudukurikiye. Turavuze ngo Imana ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu. Wowe ureba ikiganiro nk'iki ukaba ufite agahinda, urababaye uri mu bihe byawe bibi, wizere yuko Imana itabara abandi izagutabara, kuko naho yababaza umuntu ntabwo ijya imubaza iteka igira ikamugirira ibambe ikamwishimisha ibyishimo bingana n'igihe aba yarababarijwe. Naho wowe wishimye rero ujyana na Yesu gutabara, kuko yavuze ko abajyana nawe ari bo bagabana umugisha w'Imana. Reka rero dutangire dusuhuza uyu mutumirwa wacu cyangwa uyu mufatanyabikorwa dukorana umurimo w'ivugabutumwa kuyobokamana TV, n'ubundi twongereye tuze twiganirira ku bintu bigiye bitandukanye. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye bikemu? Nukuri ndaho ndashima Imana, ndacyahagaze mu buntu bw'Imana. Amakuru meze neza cyane. Ayawe? Natwe turaho turashima Imana. Amen. Ni byiza cyane. Turongeye tuguha ikaze mu rugo kuyobokamana TV. Ndahari cyane. Urahita utangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo tugiye kuganira nande, maze nurangiza udusengere kugira ngo urarike Imana ize ibane natwe muri iki kiganiro. Kubambonye bwa mbere nitwa BKM cyangwa se bikora Imana Emmanuel. Ndi umukristo mu itoro rya ADP. Nkora umwuga w'itangazamakuru hano kuyobokamana TV. Nkunda kugaragara mu biganiro bijyanye no gusesengura. Yes. Murakoze cyane, reka dusenga Imana kubw'ikiganiro tugiye gukora kugira ngo Imana igiherekeze, ntihabeho twe ahubwo bibe inyungu z'umurimo w'Imana. Amen. Turagushimiye Mwami Yesu. Tugushimiye kuri umugwaneza woroheje mu mutima, ugira neza bugacya bukira. Mwami, ni kumurimbye yaririmbye, umwanditsi arongera avuga ngo Uwiteka ataza kuba ari mu ruhande rwacu, ngo abariko Abisirayeli bavuga none ngo amazi aba yaraturengeye ndetse n'isuri baratembye ku bugingo bwacu. Tubonye amazi atemba akadusiga, tubonye byinshi bijyanwa n'umuvu, ariko twebwe tugasigara tugihagaze tugihumeka umwuka w'abazima. Ntabwo byaturutse kuko ari twe duperforminga neza, ari twe dukiranuka kurusha abandi, ahubwo byavuye ku buntu n'urukundo rwawe. Ubwo buntu bwawe nibwo duhamagaye muri iki kiganiro kugira ngo butwuzuzeho. Ntituganire nkatwe, ahubwo umwuka wera aganirire muri twe kugira ngo ibyo tuvuga bigire umumaro itorero ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje, urakoze. Amen. Bike, amakuru rero. Umva, amakuru ni meza, ndashima Imana. Irandinze mu mwuka, mu mubiri ndetse n'itorero rya Kristo muri rusange riracyahagaze, kuko nyiraryo yatsindiye isoko ryo kuririnda cyangwa kurihagararaho, ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazigera agira ute arinyeganyeza. Yego. Ngira ngo ni ibintu byumvikana. Tugiye kuganira rero ku bintu bigiye bitandukanye. Hari ukuntu tujya tugira gutya tugakora inkuru rimwe na rimwe zikebura, zinenga ibitagenda mu murimo w'Imana, ariko noneho ni na ngombwa yuko tuzajya tuza noneho tunashima ibyiza bibera mu murimo w'Imana cyangwa abafatanyabikorwa beza b'Imana. Burya hagaragaye ibintu byiza, haba hari n'ibibi. Nubona ahantu hari sinya positive ujye umenya ko ku ruhande hari na negative. So hari ukuntu tuvuga ibintu muri negative tubinenga, ariko noneho tugomba no kujya muri positive tukareba n'ibiki byo kwishimira muri uyu murimo w'Imana tugomba kubwira abantu. Muri uko rero gushima cyangwa gushimira abakozi b'Imana batandukanye bagenda bakora umurimo w'Imana neza, dutangiriye kuri uyu nguyu nk'uko bikemu yabiteguye. Bimeze gute? Ukuntu biteguye rero, kuvuze ngo nabiteguye, jowe ndifuza guha umuntu ururabo rwemaranye imyaka igera muri 15 ndubitse muri iki kiganiro. Rwose naruzanye, naje ndwitwaje. Hari umuntu ushaka guha ururabo rwe atarapfa. Yes. Urabona mu muhango wo gushyingura, abantu benshi baza bavuga uriya muntu yakoze neza, yakoreye Imana neza, yafashije abarwayi, yasengeye abanyabibazo batandukanye, yahinduye ubuzima bw'abantu, yabwirije ubutumwa abantu barihana. Ugasanga turi kuvuga ibyo bintu nyirabyo atabyumva. Yego, n'indabo bari kumuha atazireba. Amagambo yose meza dutaka dusingiza umuntu watashye nta cyamarira uwo watashye, ahubwo bigira inyungu kube basigaye gusa babyumvise. Birakwiye ko dutangira kwitoza gushimira abantu batarapfa.
indabo z'abantu tuzibahe indabo z'abantu bakiriho babasha kuzihumuriza. Yego rwose ndashaka ko uyu mukozi w'Imana yakira ururabo rwe atarapfa, nanapfa nzazana urundi, ariko urwanjye mbaye ndutanze akiri muzima kibasha kureba no kurwihumuriza. Urwo rurabo ngiye kumuha rero nubwo ntaramuvuga, rukubiye mu bintu cyangwa se mu bikorwa 10 isi yose ikwiye kugihora irekonesa ku musanzu w'umuntu yatanze mu bwami bw'Imana ndetse no ku gihugu muri rusange. Ubwo niba kiriho no kuvuga no umusanzu yatanze n'uwagitanga mu bwami bw'Imana. Merci beaucoup. Wow. Ngira ngo nje hano muri iki kiganiro. Ngira ngo mwabyumvishe rero topic cyangwa intego y'icyo tugiye kuganira ngo n'ururabo azanye ariko ngo rubombiye mu nkangara irimo ibintu 10 by'indashyikirwa. Uyu muntu ngo yakoze mu murimo w'Imana, akaba ambasaderi mwiza w'Imana, akageza abantu benshi ku gukiranuka, kandi ijambo ryayo riravuga ngo abahinduriye benshi ku gukiranuka bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Reka tudatinze rero duhite twinjira. Uyu muntu ninde? Nicyo cya mbere mbaza. Icya kabiri ni uguhera rero ku icya mbere ni iki kimwe 10 ugenda umushimira. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ntaramuvuga maze imyaka igera muri 20 menye ubutumwa bwiza, cyangwa menye nakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Kuba muri ubwo buzima byanguye neza, kandi muri urwo rugendo rutari runini, rutari na ruto, kuko hari n'uwabatijwe ejo wabyumva akavuga ati uyu amaze 20 akumva ndakomeye cyangwa ndi hejuru kuri we mu bijyanye n'igihe maze menye Yesu. Kugira ngo tumenyane na Yesu hari abantu babigizemo uruhare mu kuduhuza nawe. Niyo mpamvu ngiye kurobanura umwe muri bo wahuje abantu na Kristo, bigatuma ubuzima bwabo bahinduka abakristo beza, bagahinduka n'abantu babatunzi ku isi, bagahinduka abantu bahaza basic needs zabo. Muri iyo myaka 20 maze mu itorero rya Kristo, nabonye ibintu byinshi bitandukanye n'amaso yanjye, mbona n'abakozi b'Imana batandukanye n'amaso yanjye, mbona n'abiyitiriye izina rya Yesu Kristo ngo niwe bahamagaye atarabahamagaye, mbona n'abakorera Yesu mu nzira zo kwishakira indonke Yesu Kristo atabifitemo inyungu, kandi inyungu ya Kristo nuko abantu bihana ibyaha, nuko abantu bazajya mu ijuru. Muri ibyo byose ariko nabonye nagiye mbonamo hari n'abakozi b'Imana bahagaze ku murongo mwiza wo kuvuga ijambo ry'Imana batarihengeka, bituma ubuzima bw'abantu benshi ku isi buhinduka, atari na hano mu Rwanda gusa. Uwo muntu ni wenje kuvugaho, murobanuye mu bandi si uko ari we wenyine, hari n'abandi benshi. N'abandi uzavuga? Yego, hari n'abandi ntazavuga bazwi mu ibanga ry'Imana tutazi twe, kuko itoro rya Kristo n'importe ntaho ritari. Rero si uko kuza kumuvuga ari uko ari nawe uhagarariye wenda abandi, nuko ari we duhereyeho muri ba bantu batigeze biyandurisha ibyo kurya by'ibwami, bakaba bagihagaze mu murimo w'Imana neza, ku buryo bugaragarira buri wese uri kureba kino kiganiro, yaba byirengagiza cyangwa atabyirengagiza, nawe arabizi ibyo ngiye kuvuga arasanga ari byo, ahubwo araza kugenzura ati burya wa musozi nakiniragaho nuko uteye. Niyo nyungu nshaka gutuma kino kiganiro, kugira buri wese asobanukirwe ibyo bintu, kujya dora twibuka ibintu by'abantu bakoze neza barapfuye, ntabwo ari byiza. Njye nakuriye mu itoro rya ADPR, n'uyu munsi niryo nkorera mu murimo w'Imana, ariko ibyo ntibyandimise kureba ku yandi matorero duturanye ya gikristo atandukanye. Hariho imikorere nashimye y'umukozi w'Imana cyangwa itorero rimwe ritari rya ADPR, ncari ryo ngiye kugarukaho na main fonda waryo, itoro bitazaye ni Temple Celebration Center. Riyobe n'umukozi w'Imana Dr. AP.GITWAZA. Hari ibintu 10 Imana yamukoresheje, imaze kumukoresha kuri iyi si, wongewe n'ibindi iri kumukoresha biri in progressions, ariko ngenda ndavuga ibyabaye zari ziri atandi, zari zitegerejwe, zamaze kugerwaho, ku buryo umuntu wese ubireba n'amaso yakanabyumva akwiye kubyubaha kubwo umukozi w'Imana AP.GITWAZA. Ibyo bintu 10 uranyemerera mbinyeganyezeho mbitangire ko abantu bafite amatsiko. Ahubwo no kuvuga ngo imbaraga n'amavuta y'Imana bibane nawe, maze utubwire ibintu 10 ushingiraho uvuga ko ushimira cyangwa AP.GITWAZA wamugeneye ururabo
kuvuga ko umaranye imyaka 15 bishatse kuvuga iki? hashize imyaka 15 ngenzura ibyo bintu. Yego. Okay. Twagiye uyu munsi rero kubanje kuri kamera kuvuga ikintu nk'icyo nuko namaze kubona ko ibyo mvuga ari byo. Okay. Tutaravuga icyambere uko tubizi Zion Temple ni itorero rinini ryagutse ryageze mu mpande nyinshi zitandukanye z'isi. Icyo iyo ngiye akaba ari rimwe mu ngingo iza kubigize kino kiganiro nubwo mbihereyeho wenda atari nayo ya mbere. Tuzi ko Zion Temple yatangiye mu mwaka w'1999 je pense niba nibeshye itangira no mu Rwanda ubwo nyakubahwa Gitwaza yasengeraga mu itorero rya Assemblée de Dieu. Niho yarishinze aturutse. Yego yaje rero aturutse muri Kongo turabizi iwabo basengera muri Sepak mu itorero rya Sepak cyangwa se icyo twita ADPR mu Rwanda. Hari intambwe 10 uyu mukozi w'Imana yateye nk'intumwa y'Imana ku buryo ari ibintu abantu twese dukwiye kwishimira ndetse tukabikomera amashyi tugashima n'Imana kubwe tukabimubwira gihumeka aricyo kinzanye ngo muhereze ururabo rwe agihumeka umwuka w'abazima. Ibyo bintu 10 ni ibihe? Icyambere Apotre Gitwaza yabaye umuvugabutumwa w'ihumure. Shaka kumbaza ngo kubera iki mvuze gutya. Kuvuga ko ari umuvugabutumwa w'ihumure nuko mu bihe bikomeye u Rwanda rwari ruvuyemo ariho umusanzu we wahise ugaragara. Ubwo ndavuga ibihe bya jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Urumva nimba twabonye ko itoro ryaje muri 99 cyangwa muri 2000 ubwo harashize imyaka ingahe ibyo bibaye? 5 gutyo. Imyaka 4 imyaka 5. None hari ikintu nshaka gusobanura gikomeye kandi abantu bagomba kumva. Muri icyo gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda hariho ikintu abantu twita abakristo benshi. Sibyo? Basenga bajya mu kiliziya batanga icya 10 n'amaturo bakora imirimo y'itorero. Hariho abisilamu mbega iyobokamana. Icyo nshaka kuvuga iyobokamana ry'umuryango ryo mu Rwanda ryari ryiza. Hariho n'abantu bemera Imana benshi cyane ndetse reka mvuge ngo nibo bari benshi kuruta abasigaye wenda badafite igice babarizwamo cyangwa abo twita abapagani cyangwa badasenga ariko abasenga nibo bari benshi. Muri icyo gihe nubwo abasenga bari benshi mu gihugu ntibyatumye badahindukira bamwe muri bo bagakora jenoside bakamena amaraso. Ukabonaho pasiteri cyangwa padiri yakwegura umuhoro akajya kwica kandi yari pasiteri. Ni iki ntangiye iyi imaje rero ngivuga kuri Gitwaza kuba yaratinyutse mbyite gutinyuka nyuma y'imyaka 4 gusa abantu bakiri mu iyo mood yo kwibuka akaza avuga Yesu cyangwa akaza afite ijambo ry'Imana yemera kurivuga. Abantu barekonesa ibyo abitwaga bamwe mu bapasiteri cyangwa abayoboke b'amadini bakoreye bene wabo agatinyuka kongera guhagarara imbere y'abantu banga ari kuvuga Imana. Byari bigoye ko ibyo bintu byumvikana kuko mu mutwe wa buri muntu agombaga kuza imaje hagati wowe urinde uturutse he ko tuzi ibyo bene wanyu sibyo? Abari abapasiteri bamwe muri bo bakoze. Ni iki kitwemeza ko ibyo uri kuvuga wari ukuri ko batwigaranzuye n'ubundi ku munota wanyu? Uri kumva jowe? Yenda kumva cyane. Guhagarara muri iyo position akaza akavuga ubutumwa bwiza agahumuriza abantu. Urabizi ko Paulo mbere yuko aba Paulo yabanje kuba Sawuli ku buryo ahantu yajyaga atambuka aje kuvuga ubutumwa bwiza bakiruka bakamutinya ati kigarutse kutwica. Ati Paulo ati hoye no narahindutse nimuhumure ntabwo ngifite ya nkota yanjye sinica Imana yamvunnye amaboko. Uri kumva rero kuba yaragare muri iyi position akavuga ubutumwa bwiza bw'ihumure ahumuriza abanyarwanda akabitinyuka ni ikimenyetso gikomeye ko yari afite umumagaro w'Imana kuko ubundi intumwa yose umuntu witwa apotre ureke abiki gihe usanga hari umuntu ubyuka ku wa 4 ku wa 5 akandika kuri Facebook ngo je suis un apotre ntiyahuye n'abamuhaye ubutumwa ntaho yatumwe nta nabo yatumwe.
nta intumwa ntigomba kugira ubwoba no gutinya circonstance dita cyangwa ngo atinye ibihe. Yahagaze nk'intumwa y'Imana kuko yari ari kuri misiyo, yahuye na Yesu wamutumye. Ubwo ndavuga Gitwaza aravuga ngo ibyo abandi batinya kuvuga njyewe ngiye kubivuga, ngiye kubwiriza ubutumwa mu gihe kigoye, mu gihe kiruhije. Yemera guhagarara muri iyo position, akora ivugabutumwa, abasha kunga abantu n'abandi. Tubwo ni muri gice cya religiyo, niko leta nayo iri gushyiramo imbaraga. Aravuga ngo ngiye kuvuga ubutumwa abandi batavuze, kuko hano muri iki kiganiro ndaza kuzanamo ingingo n'ubundi yerekana Gitwaza ahuza abapasiteri n'abashumba batandukanye bo mu Rwanda bavuga ngo muze dusabe igihugu imbabazi. Ibyo byabereye muri Musanze Declaration, uvuga ati twigishije abantu ubutumwa bubi, ntitwavuze Kristo, bituma abantu bicana. Ibyo hano birimo muri iki kiganiro, turaza kubisobanura. Ubwo rero kuri iyi ngingo y'uko yabaye umuvugabutumwa mwiza w'ihumure, icyo kintu rwose nicyo kuba yarabashije guhuza abantu ku buryo umuntu wiciwe asengana na se wamwishe, wishuwe, bakicana mu rusengero bagasangira ijambo ry'Imana, bakaririmba ngo twe turi abakristo, ibindi ntibitureba, ntitunashaka kubitekereza. Icyo ni ikintu n'umusanzu Apotre Gitwaza yatanze ku gihugu tutabura kurekonesa ngo tumushimire. Ni umuvugabutumwa w'ihumure, yaje u Rwanda rumukeneye mu gihe yatangiye ivugabutumwa rye. Icyo kintu si icyo gushimirwa, icyo gushimirwa. Jowe, icya kabiri gikomeye cyo guha agaciro, yaba muri aspect économique, aspect religieux, de toute façon, nuko Gitwaza yashumbye abakristo bari hasi mu mibereho, abarera neza ku rwego bahinduka abakristo beza, ndetse bagahinduka n'abantu badafite icyifuzo cyo kwiganyira ibyo kurya n'ibyo kunywa. Muri politike y'amadini menshi agiye atandukanye, cyane muri iki kinyejana gisohoyemo, hari ukuntu amadini ari strategic cyangwa ari based on business. Yes, abapasiteri benshi bagiye batandukanye, hari amakosa bagiye bakora ku bw'inyungu zabo, bagashora abantu mu buzima bafitemo inyungu. Abo bantu nta nyungu babifitemo, na Kristo nta nyungu babifitemo, kandi Kristo ari we nteramvugo bari kwitwaza. Ibyo byateje ikibazo gikomeye, bituma abantu bigisha ubutumwa bwa Yesu Kristo cyangwa bigisha ijambo ry'Imana, barituma gukora ibyo bashaka kuruta iki ijambo ryatumwe. Kuvuga ngo Gitwaza yashumbye abakristo bari hasi mu mibereho, abarera neza ku rwego bahinduka abakristo beza n'abakire, nuko Zion Temple itangira mu mateka yayo yatangiwe n'abakene, yatangiwe n'abantu badakaraba, batambara inkweto, bakinjira mu rusengero bagasenga. Yatangiwe n'abantu badafite ikintu na kimwe mu by'ubutunzi. Gitwaza barera muri position yo kuvuga ngo roho nziza ikwiye gutura mu mubiri muzima. Abigisha gukorera Imana, ariko no kwikorera, no kubibutsa ko isengesho ry'umukene rigoye, riba ririmo amaganya. Abapozisiyo yo kubigisha ubutumwa berekeza ku Mana, kuko ariyo ntego nyamukuru y'umukristo, ariko ntiyibagirwa no kubabwira ko bakiri ku isi bakeneye kurya, bakeneye kunywa, bakeneye kwambara, bakeneye kwisiga amavuta, bakeneye ko abana biga neza, bakeneye kugenda mu mamodoka, ko ari ubuzima bwiza bw'umukristo. Nzi amadini yigishije ubutumwa mu kigare, ndayazi, bigisha abakristo babereka ijuru gusa, bibagirwa kubabwira ubuzima uko buteye igihe batarajya mu ijuru. Ku buryo abantu babaye ku isi bayanga, banayituka, bayivuma, bituma abantu bagira spirit yo kudakura amaboko mu mufuka ngo bakore, kubera gutekereza ko ku isi atari iwabo. Nyamara nubwo atari iwabo, n'inzira ibageze iwabo, hari ibyo bagomba kuyibonamo bataragenda. Rero kuba yarasize iyo logique akabwira abantu ko tukiri no ku isi, ijuru riratangiye. Ubundi reka nkubwire ijuru ari iki. Ijuru ntabwo ari ubuzima nzabamo, ijuru ni ubuzima ndimo buzakomeza.
wabyumvise nabyumvisha ntabwo nshaka kubitindaho cyane bitavangira izo ngingo tuvuga wenda kuri izo ngingo z'uko Apotre Gitwaza yateje imbere abakristo muri rusange cyangwa abanyarwanda cyane cyane abantu bose bagiye bumva inyigisho ziwe kuko avuga ijambo ry'ukuri cyane kandi burya muri Bibiliya harimo ibintu byagukiza mu buryo busanzwe ndetse bikanagukiza mu bugingo twibutse ko ubundi Authentic Word Ministries iyobowe nyine na Dr. Apotre Gitwaza ifite amashami abiri hari ishami ryita ku buzima busanzwe bwa iterambere risanzwe icyo bita development mu buryo busanzwe bw'umubiri ibigo by'amashuri n'ibindi nyine by'iterambere bisanzwe noneho hakagira rero n'ikindi gice nyine cyita ku bugingo ari nacyo cyitwa Zion Temple Celebration Center ibyo bice byombi rero byose nyine yabihagazemo neza icya gatatu ikintu cya gatatu kinakomeye n'ukuri no ku gihugu Apotre Gitwaza yabaye umuhanuzi w'ubumwe n'ubwiyunge gute mu mwaka w'2000 hari inkuru zigeze zikwirakwira zivuga ngo isi irashize cyangwa isi igiye kurangira muri iki gihe abantu bagurisha utwabo bagira ute bibazo bikomeye mu bantu bose ubwo urumva ni muri ya myaka yegereye cyagiye jenoside yakorewe abatutsi yari irangiye muri 2000 ni hari hafi cyane par raporo y'icyo gihe ntuzi ko hari ikintu nagezeho ndavuga ngo ntibyumvikana ukuntu umupasiteri yakwica yarabwirije ubutumwa bwiza umukristo akica mugenzi yarabwirije ubutumwa bwiza kandi ari igihugu cyasengaga cyari kirimo abakristo biragoye kumva ibyo bintu kuko umukristo mu bimuranga nta gambana nta rya ruswa nta mena amaraso nta bigikoresho cy'umwanzi ubundi we wagakwiye kuba yitwa umukristo kuko uyita umukristo bivuga ngo igice kinini cy'abakristo twari dufite muri kiriya gihe cy'94 byari nomenclature bari abakristo bo kwizina batahindutse ngo bahure na Kristo bigishijwe nabi bigishijwe ubutumwa bwo ngo muze hano musengeri wacu bituma abantu bahinduka abayoboke b'amadini kuruta kuba abayoboke ba Kristo igitumye mvuze iyi ngingo ya gatatu ngo yabaye umuhanuzi w'umwe n'ubwiyunge yego nuko muri iyo myaka ya 2000 yatuye ibyiza ku gihugu ahanurira u Rwanda ukuntu uzaba igihugu cyifuzwa kigendwa asiba mindset y'ibitekerezo byavugaga ngo isi irashize ngo isi igiye kurangira indi ngingo ya kabiri ibishimangira cyangwa se ibyemeza neza niwe wateguye igiterane cya mbere gisaba igihugu imbabazi gisaba igihugu iki imbabazi hari ikintu cyitwa ngo Musanze Declaration abantu babenda benshi batamenye cyari igiterane cyo guhuza abashumba batandukanye bo mu madini atandukanye n'abapastors batandukanye abahuriza hamwe mu giterane aravuga ngo please niba twarashumbye intama zarangiza izo ntama zikajya kumena amaraso no kwicana ni ikimenyetso cyerekana ko ubutumwa twabahaye ari ubupfu burwaye bufite ikibazo aravuga ngo mwese ndabasaba ko mwakwemera tugasaba igihugu imbabazi mukamanika amaboko mukavuga ko mwigishije abakristo inyigisho zidakwiriye yego icyo kintu cyabayeho habaho declaration do you understand yes bibera Musanze ari Gitwaza biteguye aravuga ati banyakubaho babyeyi igihugu dukunda mutubabarire ntabwo twigeze twigisha abakristo neza kuko iyo tukibigisha neza ntabwo muri kiliziya no mu nsengero haba harabonetse imivitemba amaraso y'abakristo bisha abandi ahubwo nuko twigishije abakristo inyigisho mbi icyo kintu bagisaba imbabazi ku rwego rw'igihugu muri icyo giterane iyo ni intambwe nziza cyane niyo mpamvu hano ndamutse mwise ko yabaye umuhanuzi w'ubumwe ndetse n'ubwiyunge
ntabwo naba nkoze ikosa sinaba mbeshye ushingiye kuri icyo cyonyine uhita ko wumvamo ukuri kubyihishemo. Sinzi niba twajya ku cya kane. Ikintu cya kane cyo kwibuka cyangwa se tutabura guha agaciro. Apotre Gitwaza yabaye umuhanuzi w'ihumure. Umuhanuzi w'ihumure. Mu gihe mu Rwanda hari ubuhanuzi buvuga ngo amaraso aramenetse, igiti kiraguye, amaboko ya marayika aramanutse. What is this? Hashize imyaka 5 abantu babonye ababa bapfa, ukongera ukamanura ubuhanuzi buvuga ngo amaraso ngagize ute ngo aramenetse, ngo igiti ngo kiraguye. Muri uwo mwanya cyangwa se muri icyo gihe yahagaze ahanurira igihugu ko kigize ihumure. Haleluya, amen. Yazengurutse umujyi wa Kigali agenda ahanura amasite azubakwamo amazu. Uyu munsi ayo mazu iyo tuyarebye arahari yahanuye. Niwe wagiye gushyira ibuye rya mbere ry'ifatizo Bugesera hazubaka ikibuga cy'indege ajyanye n'abandi bakozi b'Imana. Avuga ngo hano muri iki gihe runaka amahanga yose indege zizajya zigwa hano, kizaba ikibuga mpuzamahanga. Uyu munsi wa none turi kuvuga ibyo biri gukorwa. Ikibuga cy'indege Bugesera kiri kubakwa. Niyo mpamvu ndamutse mvuze ngo yabaye umuhanuzi w'ihumure sinaba mbeshye. Ibyo ngibyo abantu barabizi kandi barabibona n'amaso yabo ko uyu munsi biri kugira gute biri gusohora. Tubure gushima ibyo bintu. Mbure kumuha urwo rurabo rwe atarapfa. Ni ibyo gushimwa kuko ni successful ku itorero ndetse no ku gihugu muri rusange. Cyo ni ikintu cya kane. Icya gatanu gikomeye gifite n'imbaraga ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Apotre Gitwaza niwe missionnaire wa mbere w'umunyarwanda watangije itorero mu Rwanda aritavuye muri Amerika ku bazungu, ahubwo akarigeza no muri Amerika no ku yindi migabane yose yo ku isi. Yego cyane kabisa. Wowe uri kureba bihakana umbe fact umbwira turabeshye hano ntari iki kiganiro ni icyo kuvuga ukuri no gusasa inzobe no kwerekana no kwibutsa abantu ibintu byiza. Hari abantu usanga batera amatiko ku social media barwanya abakozi b'Imana batandukanye, ariko ndeka mbakeburana nabibutse bajye bandika bagire gute birevolute, ariko nibajya kwandika no kuvuga ibintu biri ku muntu bajye babanza banyuza amaso mu iki kiganiro. Niwe munyarwanda wa mbere w'umwapotre w'umupasteri wavuze ngo nageze itorero mu Bufaransa uti nageze itorero muri Amerika gutatara umufaransa uri kwibaza ukuntu yazana ubutumwa bwiza muri Afrika. Icyo se ndabeshya? Ntabwo beshya. Uyu munsi Zion Temple urahinguka muri Amerika. Where is Zion Temple? The church from Rwanda, it is there. Bifite n'umumaro ku gihugu. Bifite umumaro ku gihugu. Ndaza kusobanura uburyo yafashije ururimi rw'ikinyarwanda kuba mpuzamahanga. Ibyo turaza kubigeraho. Kuko Gitwaza sindamubona na rimwe abwiriza mu Cyongereza cyangwa mu Giswahili, kandi arakizi n'igifaransa. Azi indimi nyinshi zitandukanye. Igiswahili aziringara. Yavukiye konka z'indimi n'igifaransa n'Icyongereza, ariko igihe cyose yagiye kubwiriza mu mahanga. Haleluya, amen. Abwiriza mu rurimi rwe rw'ikinyarwanda. Iryo ni ishema ku gihugu kuba ururimi rwamamara. Nimba ari ikintu igihugu gishoramo amafaranga menshi n'ururimi rurimo, kuko ururimi ni umuco ukomeye. Kuko niyo turimba tuvuga ngo ururimi rwacu rukaduhuza ngo umuco dusangiye uraturanga. Icyo ndaza kukigeraho, icyo narindi kuvuga, nimba yarabashije gutangiza ubutumwa bwiza hano mu Rwanda, uyu munsi ku isi hose mu bihugu mu migabane itandukanye, ukaba ugenda uhabona itorero rya Zion Temple biturutse ku munyarwanda wabaye initiative yo kwambutsa ubutumwa bwiza mu mahanga. Yubahirije ya misiyo Kristo avuze ngo nimugende mu mahanga yose. Ubundi nguko uko intumwa ikora we, ntabwo intumwa ihora yicaye Nyabugogo ngo abari higuma. Intumwa nihora yicaye Remera cyangwa Kacyiru. Nta rusengero na rimwe ufite ubarizwamo ukwirirwa uvuga ngo uri apotre ngo uri intumwa. Ntibishoboka. Intumwa ntiyicara hamwe, intumwa iragenda, intumwa ihora muri misiyoloji. Ubwo rero ni ukuvuga ngo
kubw'icyo kintu cyakozwe urumva Joel kubw'icyo kintu cyakozwe akabasha kwambutsa ubutumwa bwiza bukagera mu mahanga atandukanye yari ari gukorera muri ya ngingo ya Kristo ivuga ngo nimugende mu mahanga yose mubwiriza ubutumwa bwiza yego none ahatari apotre ni hehe nimba arashoboye icyo kintu icyo ni ikintu cya gatanu cyiza cyo kumushimira niwe munyarwanda nzi wabaye umumisiyoneri bwa mbere ku buryo ageza itorero yatangije mu Rwanda yatangirije mu Rwanda akarigeza imahanga tumenyereye ko abazungu aribo batuzaniye ubutumwa uri kumva dore ko hari n'ibyo babeshye twagiye tuvumbura nyuma ariko tumenyereye ko abazungu aribo batuzaniraga ubutumwa muri Afurika ariko noneho n'ubwa mbere twari tubonye umunyarwanda utangije itorero mu Rwanda akarijyana ku isi hose bigakunda icyo ni ikintu cyiza cyo gushima umukozi w'Imana muri Amerika hari ababohotse muri Suwede muri Canada hari imitima yakize kubera apotre Gitwaza none ibyo tubyirengagize ntitumuzanire urabagihumeka umwuka bazima ngo arwihumurize mwabaye gutebanya abantu b'Imana icyo ni icya gatandatu hari ijambo ryiza cyane nkunda ry'igihugu rivuga ngo mu buzima bwacu tujye duharanira kugira gute buriya mu rwego rwa religion cyangwa mu rwego rw'iyobokamana niwe muntu watangije gahunda yo kwigira mu bakristo mu rwego rw'insengero kubera iki niwe muntu wa mbere wigishije abakristo kwishakamo ibisubizo badahanze amaso inkunga z'abazungu badahanze amaso inkunga z'abamisiyoneri badahanze amaso inkunga z'abaterankunga batandukanye nk'uko bisanzwe bizwi mu matorero atandukanye haba harimo ukuntu bavuga ngo Ubwongereza buratumeneramo ku kwezi uyu mwaka mu mihigo twahize kavuga ati Amerika nayo irohereza ikintu niryo torero nzi rya Zion Temple ritagira umuntu uri finansa uturutse hanze ahubwo abakristo baroburije kwishakamo ibisubizo by'ibibazo byabo icyo gihe kuri aspect politique cyangwa ku gihugu ahita ahinduka nk'uworohereje igihugu umutwaro kuko iyo ni politique y'igihugu ngo mwigire nimwishakemo ibisubizo nimukajya muhora mushaka ko hari abantu babatekerereza kurusha mwebwe kuko ntawo bakunda kubarusha ahubwo nimurebe ukuntu mwagira iterambere mwagisemo uruhare mwebwe ubwanyu kuko ibisubizo by'ibyo mukeneye biryamye mu maboko yanyu Gitwaza iyo niyo politique religieux yigishije abakristo ku buryo abakristo bose bahinduka abishoboye abatishoboye bakareba bamwe bamaze kugira icyo bageraho bakajya kubasponsa kubatera inkunga nta kuboko k'umumisiyoneri nta kuboko k'umuzungu ibyo bintu bure kubishima kuba hatarimo inkunga z'abazungu muri Zion Temple cyangwa muri Authentic Word Ministries ntabwo bibujije ko ari itorero riteye imbere bifite ibigo by'amashuri bafite centre de santé bafite ibitaro bafite radio na televiziyo bivuye mu maboko y'abakristo bafite n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye insengero zigezweho hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze gutyo byose ari muri ya principe ivuga ngo no kwishakamo ibisubizo nk'uko nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame adahuyema kubishishikariza abanyarwanda yuko dukwiye kwihesha agaciro kandi tukaba abantu bishakamo ibisubizo urumva rero Gitwaza yakize mu ngiro politike cyangwa ubusabe bw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda uko nukuri none ibyo ngo nceceke simbivuge mbure gushima Imana kubw'ibyo tugeze ku cya karindwi ikintangaza rero kijya kintangaza ku kiremwa muntu kikaza no kwibaza byinshi cyakora filozofi yanjye ntabwo ijya ibishyikira ni ukubona hari umuntu uri inyuma y'ibyo bintu runaka unabizi we ubifiteho n'amakuru kuturusha ubona uhagaze muri pozisiyo yo gushaka kurwanya uwo muntu cyangwa ibyo byagezweho ukabona nyine wagira ngo we ntabyishimiye ahubwo agahora yohereza ibintu bimeze nk'ibimine spirituel ku muntu ati twebwe ntidushaka ibi turashaka ko ibintu byagenda gutya ariko wajya kumushakira mu mirimo ukabona ari no class ntabwo umuntu w'umuteoriste ajya arwana n'umuntu practica ngo bikunde ntibivamo kuko ikintu gikomeye urwanisha muri societe n'ibikorwa n'imirimo nayo uzanye urugambo gusa zero cya karindwi yego ku rwego rw'igihugu Gitwaza nawe akwiye no gushimirwa no mu rwego rwa politike
ni umwe mu bantu bamenyekanishije ururimi rw'ikinyarwanda ku isi. bya bindi twavugiye dukomozaho rwose. Ahantu hose nabonye Gitwaza ari kubwiriza, ndavuga mu mahanga, ntagenda abona Gitwaza ari kubwiriza mu cyongereza kandi akizi neza. Azi Igifaransa neza, azi Igiswahili, azi local languages nk'esheshatu zo muri Kongo zitandukanye. Igihe cyose ahagaze avuga ijambo ry'Imana abwira abanyamahanga batumva ikinyarwanda, uwagerageza gukoresha ikinyarwanda bakamwinterpreta cyangwa bakamusura mu urwo rurimi rw'abo bantu, yego, ariko ntajya atatira igihango cy'umuco w'ururimi. Ibi ni ibintu na minisiteri, inteko y'umuco n'ururimi igomba kubaha, n'ukuri igomba gushima. Ni ibintu leta itangamo amafaranga menshi kugira ngo ururimi rumenyekane. Ururimi ni ikintu gikomeye, turanabiririmba ngo ururimi rwacu rukaduhuza, umuco dusangiye ukaturanga. Kuba hari umuntu ugenda amahanga, ugenda isi yose avuga mwaramutse muri aho turi abanyarwanda, akabyatura mu kinyarwanda, imigabane yose akayizenguruka avuga ururimi rw'ikinyarwanda, icyo ni ikintu gikomeye ku gihugu. Tutabure kurekonesa nk'abana b'u Rwanda ngo dushimire umubyeyi. Icyo ni ikintu cyiza cyane, kuba ururimi rw'ikinyarwanda rwarumvikanye ahantu hose yakandagiye nk'intumwa y'Imana yemerewe kugenda ku isi hose. Ni ikintu gikomeye tutabura guha agaciro muri iki kiganiro. Icyo nacyo turakimwubahiye atarava mu mubiri, abyumve ko tubimushimiye. Amen. Rwose ni ikintu cyo kubahwa, ni ikintu gifite agaciro ku gihugu ndetse no ku banyarwanda bakunda igihugu muri rusange. Kuba ururimi, ahubwo tuvuga kuri icyo cy'ururimi, kuba representa neza nyiri ikinyarwanda, nta nubwo ari ikinyarwanda gusa. Iyo wumvishe imbwirwaruhame cyangwa inyigisho za AP.GITWAZA, igihe cyose agaragara ari kuvuga ku Rwanda, nta gihe na kimwe arigera anacikwa kuvuga nabi igihugu cyiwe cy'u Rwanda. Buri gihe abashishikariza ahari kuza mu kureba ibyiza by'u Rwanda. Buri gihe abari kuvuga ku iterambere ry'u Rwanda. Buri gihe abari kuvuga ku buyobozi bwiza bw'igihugu cy'u Rwanda burangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ngira ngo niba ushize mu bintu byari byabaye, wumvishe ko mu bintu yabwiye abakristo bya mbere yavuze ati turashimira cyane umubyeyi w'u Rwanda perezida Paul Kagame ko ari umuntu ushishoza, adapfa yitondera ibintu cyangwa areba igikwiriye akaba ari cyo akora. Burya nabyo iyo bivugwa n'umuntu nk'uriya uba ugenda hirya no hino ahantu hatandukanye akabivuga mu rurimi rw'ikinyarwanda bakamwinterpreta, burya nabwo biba bigaragaze ko ari umuntu ufite esprit de patriotisme yo gukunda igihugu cyamwibarutse. Yes. Icyo nacyo ni ikintu cyo kwishimira, yego, kubw'ururimi rwamamaye ku isi binyuze mu mubyeyi. Icya munani. Ikindi cya munani cyiza cyo guha agaciro ndetse cyo kwishimira cyakozwe n'uyu mukozi w'Imana Dr. Paul.GITWAZA, niwe mupasiteri nzi cyangwa mwapotre w'umunyarwanda washoboye guhuza igikorwa gishobora guhuza Afurika. Mu buzima busanzwe bwa politiki habamo icyo twita African Union. Ni umuryango ugamije guhuza abanyafurika kugira ngo twishakemo ibisubizo nyuma y'uko twaranzwe n'ubukoloni twagire butandukanye bw'abazungu, bwadutandukanije, bwatweretse ko tudasa. Politiki nyafurika nziza ishyiraho uburyo bw'umuryango wa Union Afrique cyangwa Afurika yunze ubumwe mu rwego rwo kudushishikariza cyangwa kwigisha abanyafurika kwishakamo ibisubizo by'ibibazo byabo. Iki kintu Gitwaza, haleluya, yakirebye mu mwuka, aravuga ngo ni gute abanyafurika bahurizwa mu nzu y'Imana muri rwa rwego rwo kubereka ko bashobora no kwibenamo ibisubizo by'ibibazo byabo. Atangiza icyitwa Afurika haguruka komanda. Ariko sinzi impamvu abantu badahumura amaso ngo barebe ibintu byagezweho biturutse ku mukozi w'Imana. Hari n'abandi bakozi b'Imana batandukanye bakoze n'ibikorwa by'indashyikirwa. Nuko uyu munsi ari Gitwaza unyuzuye ku mutima, nshaka kumuhurura batarava mu mubiri, kuko sinshaka kuzarujyana ku kiriyo cye atakibasha kurwihumuriza.
kuba yaratangije Afurika haguruka bigakunda gahuza abanyafurika batandukanye. Igiterane cya Afurika haguruka ni igiterane nge nigeze mbibaza nsanga ni igiterane kijya gitwara amafaranga atari munsi ya miliyoni 70 z'amanyarwanda. Iyo cyabaye ayo niyo make. Ndagira ngo numvisha abantu ko ayo mafaranga ahantu ava mu banyafurika, bivuga ngo ari kuzuza ya politiki yo kuvuga ngo in your fair force. Afurika y'ubumwe ihera mu idini ayitangira muri religion, bituma abanyafurika bigishwa banasobanukirwa ko ubu bwabo ari umuti w'ibibazo byabo bifitemo igisubizo. Ubundi ubukene Afurika ifite ni amahitamo, ntabwo ari ibyago, ntabwo ari accident. Kuko buri muntu wese abatunze ikintu cyamuhindurira ubuzima ariko atakizi. Mose yabanye n'iriya nkoni atazi agaciro kayo, ariko igihe Imana amwishyuriye ko iriya nkoni ikomeye yasatuyemo inyanja isatukamo kabiri, Abisirayeli barambuka kubera inkoni, ariko akiyifite yari inkoni. Dufite ibintu byinshi cyane twifitemo byaduha ibisubizo by'ibyo dushaka kugeraho. Kugitwaza yadufashije kubisobanukirwa mu rwego rw'idini. Turavuga ati burya natwe twakubaka urusengero rwiza rugakunda. Urabona dufate n'ingero mu zindi madini, ADPR ubu uyu munsi ni itorero rifite insengero nyinshi zitandukanye nziza. Naryo ni rimwe mu matorero nzatagira abaterankunga bakomeye bandi bazana amafaranga aturutse muri misiyoloji, babwira abakristo ngo turashaka kubaka urusengero rwa miliyari mu myaka ingahe bigakunda. Nibareba insengero ziri mu mujyi wa Kigali za ADPR n'iza Zion. Afurika rero, iyo gahunda ya Afurika haguruka ifitemo politike spirituelle yo kwigisha abakristo ko baramutse bakuye amaboko mu mifuka bakishakamo ibisubizo, nabyo byakunda ko babigiraho bigakunda. Ibyo bintu byose birashoboka. Afurika haguruka yagize uwo mumaro. Ni ibintu tugomba kwishimira no gushimira umukozi w'Imana atarava mu mubiri akibyumva icyo wakoze. Ni ukuri Imana igumugisha. Imyumvire y'abanyafurika benshi yarahindutse ku bwawe nanjye ndimo. Tuvuga kuri Afurika haguruka mu nk'ibi biterane AP.GITWAZA yatangije, byagiye bigira n'umumaro igihugu cy'u Rwanda, kuko AP.GITWAZA duhereye muri ibyo biterane ni umwe mu bantu bashobora kuba baratumye abantu benshi abahanga muri ekonomi mu bintu bitandukanye, abadiplomate, abaki bose bazaga baje muri ibyo biterane bagera mu Rwanda. Kandi kuhagera kwabo bifite icyo bivuze, yaba muri tourisme, hari nk'abagiye baza ama-speech yabo, twabaha ama-interview icyo gihe mu biterane bitandukanye, bavuga bati u Rwanda twasanze rukeye, twasanze ari igihugu koko mu by'ukuri kiyubatse, bagashimira ubuyobozi bw'igihugu, bagashimira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ku buryo binatuma batira abamukerarugendo bo mu bindi bihugu baturutsemo kuza kureba u Rwanda, bitewe nuko ba promoteri babyo bamenye u Rwanda binyuze mu giterane cya Afurika haguruka, kuko kiba ari igiterane cyahuje abanyafurika ndetse n'abantu baturutse impande n'impande ku isi. Icyo nacyo ntabwo ku ruhande rwo kumenyekanisha igihugu ndetse no muri tourisme cyangwa mu bukerarugendo umuntu yabura gushimira urwo ruhari AP.GITWAZA yagize ndetse akigira ku gihugu cy'u Rwanda. Uko nukuri. Yes, ibyo ngibyo hari umuntu uri kureba iki kiganiro utabibona cyangwa wabirwanya. Turi kuvuga ibintu byagezweho. Urumva? Ibyo ni byo gushimira umuntu tudashobora kwirengagiza. Amaso yacu yarabibonye n'amatwi arabyumva, ntagawe na wamuririmbye. Ugeze ku cyacyenda rero. Icyacyenda ni ikihe? Icyacyenda rero kinakomeye ku itorero. Okay, ndasaba amatorero ya gikristo yose ko iki kintu cyacyenda Gitwaza yashoboye nawe yakiga, kuko nikiza ku itorero. Muri Zion Temple, kimwe mu bintu bikunda kuvanga amadini, bituma bahora no mu ntambara barwana ku ma YouTube bacagaguranamo bagira gute, ntabwo ari ishyaka ry'umurimo w'Imana, ahubwo benshi buzuye ishyaka ry'igifu. Akantu kajyanye n'amafaranga mu matorero iyo batabashe kugaha umurongo no kugakontorora, gasenya umurimo w'Imana ku rwego rukomeye. Ndetse reka nongera ngo bigatuma bamwe bakorera Imana bagononwa. Ibyo hari amatorero mbizimo abantu baba bashumba batishimiye kuba bashumba.
baba pasiteri batanejejwe n'izo titire ari ugukora gusa bagonanwa kubera kwiganyira icyo barya bavuye mu murimo w'Imana. Dore ikintu cyiza bakwiye kwigira kuri Gitwaza. Niwe mu apotre cyangwa umushumba w'itorero nzi wabashije guha ububasha amaparuwase agize itorero kavuga ngo mwe nimushaka kubaka urusengero nimufite abakristo 1000 muzarwubake nimushaka kubaka ishuri. This is a good monetary policy. Mwihembere n'umushumba wawe. Nimushaka guhemba umushumba miliyoni mukabona murayinjiza muzagira ute? Muzayimuhe. Nimushaka kubaka ishuri rya paruwase ya Gatenga, paruwase ya Remera, ibyo bintu tubahaye ubutware muzakore contribution nkuko musengera aha, ntagire ikintu muzaduha, ntagire n'icyo muzatubaza. Cyakora dushobora kwintervene tubatera inkunga kuko turi paruwasi barusha ubushobozi, tukabashyigikira mukabigeraho, muzabyikorere. Ibyo byatumye abakristo aho bicaye barwana ku ishyaka rya paruwasi, abavuga ngo kadukompete, aba icyo bita competition spirituelle. Ngo ni gute twarusha Gatenga we tukubaka ikigo kiruta icyayo, kandi byose biri muri Zion Temple. Yego. Ariko paruwase zifite autonomy, zirigenga. Ikiro ni ikintu cyiza. N'ahandi paruwase mu yandi madini wenda ntaza kuvugira hano, usanga n'udufaranga duke babonye batura bohereza. Ibya 10 batura bohereza. Ugasanga hari urwego rumwe rukomeye mu iryo dini, abandi barya umunyu, basaba umunyu, kandi bose bafite titire yo kwitwa abashumba n'abapasiteri. Cyo ni ikintu kibi, ntabara gupinga. Hari amatorero nzi abakozi b'Imana bari kujya barara mu marira bavuga ati ibi bintu ni ibiki noneho byatubayeho. Abana kera barigaga we tugikorera itorero, ndabazi. Hari amatorero nzi abana kera bajyaga kwiga biturutse ku gukorera Imana, none ubu abana bavuye mu ishuri, abapasiteri bamwe barirwa baburara, barara ubusa kubera kutanyurwa n'icyo bakora mu murimo w'Imana. Ubwo bakandabijwe amategeko y'inda mabi ashinzwe kurengera inyungu zabo nk'abandi akabatsikamira. Ibyo ni ikintu bakwiye kwigira kuri Gitwaza. Uramutse uhembwa na paruwase yawe baguhemba uko bashaka, kandi nawe uko uhembwa urabishima kuko ikiba kinjiye ubukizi kuri iyo paruwase. Kuki mutakwigira kuri Gitwaza icyo kintu ko ari cyiza yakoze? Ntawe uzajya gukambana Gitwaza ngo kuki duhembwa nabi. No, paruwase yawe guhemba nabi, judge wa Christians. Yego. Kandi ariko ni cyiza. Do you understand? Yes. Iyi ni politique monétaire nziza ku itorero. Amatorero yandi akwiye kugira kuri Gitwaza. Ntabwo uzava ngo kuki mpemba 60,000 kandi ndi umushumba. Judge you wa church. The problem is you, not legal representative. Akanaka nukeza nshobora kugiraho nkanagatindaho, kuko amafaranga mu madini ni kimwe mu bintu biri gusenya umurimo w'Imana, kandi twarayawe kugira ngo twubake ubwami bw'Imana. None hari amatorero nzi abashumba n'abapasiteri bari kujya bakora umurimo w'Imana bagononwa kubera gutaha mu rugo bakabaza ngo duhe isabune yo gufura ikote ryawe bakayibura, kandi byitwa ngo bakorera amatorero. What is this? Icyo nacyo ni ikintu gikomeye cyane Apotre Gitwaza yabashije kugeraho, kuba yarahaye autonomy mushumba wacu. Buri paruwase ngo yigenge n'abantu. Akirurabo rwawe utarahapfa wakoreye Imana. Icyo ni ikintu kiza yubatse. Amatorero akwiye kumwigiraho. Icya 10 rero. Icya 10. Uzi icya 10? Icya 10 tuzi ko umuntu wese ukwiye kwitwa apotre hari ibintu nka bitatu agomba kuba yujuje. Iyo muravuga ngo ni intumwa, icya mbere agomba kuba yarahamagawe. Kuko niba nshaka gutuma Joel nka envelope ngo turi gukorera ikiganiro i Nyamirambo, kuvuga ngo Nyamirambo nkirire iyi baruwa cyangwa urwandiko umuntu uri Remera, nuko mba nkuze nshaka kugubwa butumwa, nanakwizeye kuzabushyitsa. Intumwa yose ikwiye kuba yarahamagawe na boss ugiye kuyituma nyine, nkavuga ati Joe kama teke. Intumwa igomba kuba ifite wayitumye. Cyo ni icya mbere. Ubwo nivuga ibyo bintu hari abantu baza kwiyumva biyita intumwa atari zo bita apotre. Intumwa igomba kuba ifite wayitumye. Kabiri, intumwa igomba kuba ifite wayihaye ubutumwa.
nako igomba kuba ifite ubutumwa yahawe. Gatatu, intumwa yose igomba kuba ifite abo yatumweho. None ko witwa apotre runaka, wowe ninde wagutumye? Donc missiologie yawe ni iyihe? Ninde waguhawe ubutumwa? Yaguhawe we butumwa ubushyiriye abandi. Kimwe mu bintu byerekana ko apotre Gitwaza ari intumwa y'Imana, iyo ukurikiye amateka y'usanga ko cya kintu cyo guhamagarwa yatangiye ivuga butumwa afite imyaka 16, akora umurimo w'Imana, akajya nahanurirwa ko azaba apotre ntabibone ntabishyikira. Ubwo twinjiye mu mateka ntabyemere, ariko kubera ko yari yarahamagawe na boss we uzamuha ubutumwa n'abazamutumaho, bituma yisanga mu muhamagaro. Abo yatumweho turabareba naho batari hirya no hino ku isi, haba mu Rwanda ndetse no hanze. Ubutumwa Imana yamuhaye kuri abo bantu burahari, bukuye muri ibi bintu 9 bindi ndangije kuvuga. Umuntu wajya gusuzugura no gupfobya titre y'umukozi w'Imana ko atari apotre, ubona wazaze hano avuga ibigwi bye cyangwa bitubwire nawe tumushime. Yego, ntabwo umuteoriste aburana n'umuntu pratika, ntibikunda. Abantu bakwiye kwitoza kurwanisha imirimo kuruta kurwanisha amagambo. Hari nk'abantu njye mbona kuri za YouTube birirwa bavuga, hey, turiya itoro rya ADPR, nyaboneka ibi bintu murimo muri kutwangiza, muri kutwicira itorero. Wowe itorero ni irya so, ni irya mama wawe. Itorero ni irya Kristo, nyirarya ribereye maso kurirusha. Igihe cyose azabona mu ikibazo, kuko yavuze ko n'amarembo y'iri kuzimu atazarinyeganyeza, azaintervena yizire mu icyo kibazo makumugeni wadato kowe. Iyo buri gihe urwana ishyaka ry'Imana kurusha Imana, uba umeze nka wa wundi uri kuvuga ngo urusha nyina w'umwana imbabazi abashaka kumurya. None hari n'ibyo nasomye mu gitondo ndatanga ngo za modoka ngo zo muri ADPR ngo ziragurishijwe. Mbo wenda sinshaka kuza kwinjira mu bibazo bya ADPR cyane, kuko turi kuvuga kuri Gitwaza, ariko ndagira ngo mbwira abantu ko ishyaka barimo intambara bari kurwana, niba Imana ishyigikirwa urugamba izabaha amasasi, izaba finance, ariko baze gucunga bataza kwisanga mu kibuga bari gukina bonyine, abo bakina n'abadahari, cyangwa bari kohereza amasaso mu muyaga. Dukwiye kubaho duharanira kurinda ubugingo bwacu no guharanira kwitwa abakristo bamaze guhinduka bagasana Kristo mu mvugo no mu ngira. Akaba ariyo ntego yacu nyamukuru, akaba aricyo gituma tudasinzira tukareba si ibi bintu bimeze gute, biteye gutya. Naho wowe urazana ikibazo cyawe kiri private cy'umurepresenta runaka wigeze uyobora ADPR, mwagiranye ikibazo cyangwa umuyobozi w'akarere, ukacyexpressinga ku bakristo bese ngo twese turwane nta kibazo twifitiye. Mu izina rya Yesu nimukizwe neza, tujye mu ijuru. Amen. Bakunze biyobokamana TV, ngira ngo bikemo cyangwa iyobokamana TV, ubutumwa bwayo bw'umunsi bwa ubu ngubu, ngira ngo ni ibintu 10 nyine apotre Gitwaza akwiye guhora yibukirwa. Ni byinshi cyane, twabirondora byanaba 50 byanarenga, kuko buryo umuntu aba yarakoze ibintu byinshi kuva mu mwaka w'1999 atangiza Zion Temple kugeza muri uyu mwaka. Hakozwe ibintu byinshi cyane umuntu atarondora. Uyu munsi ni apotre Gitwaza twavuze, ntimugire ngo nuko ari we wakoze iby'indashyikirwa wenyine. Hari n'abandi bantu tuzagenda tugarukaho. Hari abazindi ntumwa z'Imana hano mu Rwanda zizwiho zagize uruhare cyane cyane mu isanamitima, bumwe n'ubwiyunge n'ibindi byinshi mu madini n'amatorero bitandukanye. Tuzajya tugenda tuganira ku bantu bagiye batandukanye, tubahereza indabo zabo bakiriho, bakibasha kugenda babyumva, kandi bizakomeza kugira umumaro ukomeye mu bwami bw'Imana. Wowe wakurikiye kino kiganiro, commentaire yawe irakenewe aho ngaho, ndetse waduhamagara mu buryo butandukanye ukaduha inama n'ibitekerezo. Ushobora no kutubwira ati n'uyu muntu nawe ndashaka muzigibye nawe mu mutuganirire, kuko nawe turamwemera yakoze iby'indashyikirwa. Ibyo byose ni ibiganiro tugomba kujya dukora, kandi bikagira umumaro mu kubaka ubwami bw'Imana, kuko si ngombwa ko buri gihe ibintu biza kuri social media ari ibinenga abakozi b'Imana, cyangwa ngo twumve impamvu cyangwa uruhande rw'abakritika gusa, twirengagize yuko hari abantu baba barakoreye Imana bagahagarara neza mu cyuho, bakaba ambasaderi beza b'umurimo w'Imana. Bikemo turimo tugana ku musozo w'iki kiganiro, hari ingingo wenda ushobora kuba wavuzeho
mu buryo butandukanye muri izi 10. Umuntu ntabwo ari ikiganiro cyo kugira ngo dutange objet de critique mu buryo bugiye butandukanye. Yavuze ku bintu bitandukanye, avuga kuri declaration y'Imusanze y'abakozi b'Imana basaba imbabazi byose Apotre Gitwaza yarabirimo ariko afatanije na bagenzi be batandukanye. byose haraba bose iyo declaration yagizwe mu ruhare n'abapasteri benshi baturutse ahantu hatandukanye. byose tujya tugenda tubiganira mu buryo butandukanye. Bikereka ngushimire kuba wafashe uyu mwanya wawe maze ugatanga ururabo rw'umukozi w'Imana akiriho. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera bakora, iguhereza umugisha cyane. Nutagwisari ntabwo uzabura kubona umusaruro w'irivuga butumwa turi gukora. Ni ukuri izaduhemba byanze bikunze. Ushobora kwifuza kuvugisha BKM. Nimero ya telefone ni 0788 264 96669. Ushobora kwifuza kandi gushyigikira umurimo w'Imana dukora kuyoboka Mana TV mu buryo butandukanye. Nimero yanjye iraho ngaho ku kiganiro ni 0788 31 0329. Imana ibaho umugisha mu buryo bwose. Ikiganiro ni iki nakagaruka ku bakozi b'Imana batandukanye. Bakunze biyoboka Mana TV, nimureke dusoza iyi nkuru y'umukozi w'Imana Apotre Gitwaza. Tubabwire ku mavu n'amavuko ye, uburyo yatangiye umurimo w'Imana. Byose turabigarukaho muri aya mateka. Umwaka w'ibihumbi 2000 ni umwaka wibukwa nk'uwateye ubwoba abantu benshi ku isi. Amakuru hirya no hino yavugaga ku isi irangiye. Bamwe icyo gihe baraye hanze, abandi barara mu tubyiniro saa 6 z'ijoro zibura mike. Abantu benshi ubwoba bwari bwabishe bumva ko birangiye. Mu gihe bamwe bumvaga ko ari ryo herezo ry'ubuzima bw'isi, ariko ku rundi ruhande hari ababibona gukundi. Hari ababonaga ko ari ubuzima bushya butangiye. Uwo mwaka nyine ni nabwo mu Rwanda hateguye igiterane gitanga ibyiringiro bishya ku banyarwanda. Icyo giterane kikaba cyariswe Heal Our Land, cyangwa kiza igihugu cyacu. Cyabaye ku itariki ya 31 Ukuboza mu 1999 kugeza ku itariki ya 1 mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ni igiterane kitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, kuva ku banyepolitike kugera ku banyamadini, kongeraho na rubanda rusanzwe. Iki giterane ni igitekerezo cyatangijwe na Apotre Dr Paul Gitwaza ubwe. Icyo gihe akaba yari pasiteri. Iki gitekerezo cyanyumva bwa mbere kandi nari coordinator mu babi coordinating ngo bibe nacyumviriye Apotre Gitwaza. Icyo gihe ariko kubera ko nta wari uzi Apotre Gitwaza, nawe yagerageje gukorana n'abari bazwi. Twagiye guhura na Musenyeri Corinne Kigeni wayoboye Anglican Church, kandi icyo gihe amatorero yari asanzweho nkatwe n'abandi. Twabonaga ko bariho badutwara abantu ntaho ari abakene, ariko ibyo ntibabyitayeho, bo bakoze umurimo wabo. Memore ntazibagirwa uwo munsi igihugu cyose twakizanye gusenga. Iki gihe nibwo umuntu yavuga ko Imana yari itangiye gukoresha mu Rwanda mu buryo bweruye Apotre Dr Paul Gitwaza. Cyantinishije cye nuko ibintu byose yarafite gahunda. Nta kintu wabonaga ngo ngo kimuteye ubwoba ngo biramutunguye, ni ibintu yahimbiyeho. Msamaria mwema asiyemjua akaja akasimama pale akamufunga. Mu gihe cy'imyaka amaze kugerera mu myaka navuga ngo age de puberté ariyo myaka 12, 13, 14. Icyo gihe nicyo gihe yagaragaje mbese ko ari umukozi w'Imana. Nicyo gihe yatangiye kuba conducteur ya korale y'abana. Buriya yari president wacu wa korale, ariko korale twayitangiye turi abana bato cyane. Uko agenda kura agakunda ikintu cyo kuririmba. Ibi byose yabikoraga bikuye kuri somo byara Andrea Kajabika. Pastor Andrea Kajabika ari mu bantu ba mbere batangije itorero rya Pentecote muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe akaba yarafatanyije n'abanyasuwede. Nyuma yo kwakira agakiza, Kajabika yatangiye kubwiriza ndetse agira uruhare mu kubaka amakanisa ahantu hatandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi ntibijyanagarukira ku gakiza gusa, kuko yanagize uruhare mu kuzana ibikorwa by'iterambere mu bijombo. Niwe mu pasiteri wa mbere mu banyamurenge, abwiriza ubutumwa murenge hose, kugeza aho rero atangiye kubaka amashuri, bigezaho aza kuzana ibitaro
ibyo byose niba bikoze abana bose bize umurenge bikajya bikaba wabazaniye amashuri yo kwiga. Pasiteri Andrea Kajabika yabyaye abana 7 barimo abahungu 4 n'abakobwa 3. Muri bo Apotre Paul Gitwaza niwe muhererezi wavutse ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 8 hari mu 1971. Paul Gitwaza yavukiye Uvira hari ku kigo nderabuzima cya Kavimvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni hafi neza y'umupaka iki gihugu kigabaniraho n'u Burundi. Mu 1972 Apotre Paul Gitwaza afite umwaka umwe gusa, umuryango we wimukiye mu Bijombo n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abamuzi neza bavuga ko yari umwana utuje kandi ugira ubuntu. Yari umwana utangiye kugenda, yigera mama afashe ibiharage ibishimbo agiye kudutekera ngo abitore kujya baze batora bakuramo. Yarateruye ashira umumama w'umukecuru twari tubana arabimugemurira. Uwo mukecuru aravuga ngo umwana wanje ngo yangemuriye, arabiteka. Mama aje asanga Paul yabigemuriye mu rundi rugo twari tubana. Nibyo byose n'utumenyetso tugaragaza ko yari afite urukundo n'ubwo gukunda abandi kandi akiri umwana mutoya. Gitwaza yavutse ise umubyara Kajabika amufiteho ubuhanuzi kuko Imana yari yaravuze ko azaba nka Eliya maze agahanurira amahanga n'abakomeye. Abavandimwe ba Gitwaza bavuga ko satashakaga ko amujya kure kubera ubwo buhanuzi bwari bwaramuvuzweho, ndetse byanagezaho mushakira umwarimu wamusangaga iwabo mu rugo. Nibwo yatangiye kuririmba mu rusengero ndetse atangira kugendana n'abantu bakuze b'abanyamasengesho. Yasenganye n'abo bagabo bari bakomeye basengaga kandi nitwe twari tubayoboye abo banyamasengesho. Hari mu 1983 iwe abarimwo nk'umwana. Tugeraho twita Gitwaza ngo ni kibuzi gitoya, ni intama nto mu zindi ntama zari zihari, donc abo banyamasengesho. Abavandimwe bavuga ko muri iki gihe aribwo batangiye kubona ko ariho ikimenyetso cy'Imana koko. Twamubonaga ari mu muhamagaro w'Imana nubwo tutabimubwiraga. Ku myaka 14 gusa nibwo yahagaze ku gatuti maze atangira kubwiriza bishishikarijwe n'abakuru b'itorero. Andrea Kajabika nari nyirabasabaga nibo babyeyi ba Paul Gitwaza. Indege ya mbere yaguye mu Bijombo aho Gitwaza n'umuryango bari batuye yabaye ikintu gikomeye mu mateka ye. Abantu bose bari bagiye gushungera batangariye icyo kinyoni kinini gifite urusaku. Iwe telke yarayidesinye uko yari ihagaze, arayidesina ku rupapuro, mbese yari avance mu bwenge mu buryo wabonaga adasanzwe. Icyo gihe indege yaje kuguruka abantu mu mihana bataraza kuyireba, ahasigaye niwe wari muyerekana. Igihe indege yitura mu Bijombo iwacu, nico gihe muri we yumvise ko agomba kwiga pilotage, ako kamugumamo. Dukora exeta iwe yahise abona diplome d'etat bwa mbere. Jewe icyo gihe sinayibonye, hari muri 89. Yabonye amanota menshi kandi batsinze kuri ku kigo bose Institut de Bijombo ari 3 gusa. Nibuka arangiza 6e secondaire, papa aramuhamagara. Icyo gihe aramubaza ese ko warangije secondaire urumva uziga iki, niye section uziga? Aramubwira ati njyewe nzakomeza amashuri nzakurikira agronomy. Noneho haje dusanze mu nzu aratosetsa ngo abasaza nabo ngo vie ari kambwira ngo se ko ndangije ishuri ngo niki ngo ziga iki. Nashaka ko uziga theology. Ntiyabyemera, azatemerewe neza, ariko nje mbishira ku mutima na n'ubu nzabyibuka kabona ko iryo jambo yamwatuye ariryo ryiringiri na n'uyu munsi. Mu 1989 yagiye kwiga muri kaminuza ya Kisangani aho yize umwaka wa mbere muri psikoloji, indi myaka 2 isigaye ayiga mu ishami ry'ubuhinzi. Aho Ikisangani uwavuga ko Paul Gitwaza yahahuriye n'umugisha ukomeye ntabwo yaba yibeshye. Impamvu nuko atahakuye diplome gusa, ahubwo yanahahuriye n'undi muntu w'ingenzi mu buzima bwe, Angelique nyina w'ingeri. Apotre Gitwaza twahuye muri Kongo Ikisangani mu 1992, aho twari twataramye kubera fundraising y'Abanyarwanda kugira ngo bazabashe gutaha mu gihugu cyabo. Yavuye Ikisangani mu 1993 aja i Nairobi.
Apotre Paul Gitwaza yavuye muri kaminuza ya Kisangani maze yerekeza i Nairobi muri Kenya, ariko afite gahunda yo kwerekeza muri Australia gukomeza kwiga gutwara indege. Akigerayo yatangiye kuvuga ubutumwa ahantu hatandukanye. Hari igihe yahagararaga ku muhanda agacuranga abantu bakaza kureba, maze bamara kuba benshi agatangira kubabwiriza. Yari sharp cyane, ajya kuvuga ubutumwa hirya no hino kandi ari muto. Twese turubyiruko akajya ahantu twe tutatinyuka, akajya kubwiriza abantu bitwa abanandi. Abanandi ni abantu bundi bakwica rwose, yagera akaza tubwira amakuru, baragiye kubafasha imiheto n'imyambi bashaka kumurasa. Arasenga ibyo barabijugunya, wamwitegereza ukabona umuhungu muto, urubyiruko mugenzi wawe ufite izo mbaraga, ese kuvuramo admirinze. I would have continued to have him work with me in Kenya at the time, and he was called to go back to Rwanda. Uwo muntu wari wemeye kumujyana akamufasha byose, uwo nguwo akora accident, mbese navuga ngo mortel. Akoze accident aja muri koma, yaje atabishaka nka kujya yona yatumwe kuja kuburira inewi yanga kugenda. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 hari mu 1995 nibwo Apotre Paul Gitwaza yageze mu Rwanda. Akigera mu Rwanda yagiye gusengera muri Assemblée de Dieu, ndetse agakunda kujya kubwiriza ku itorero ry'inkuru nziza riherereye mu mujyi wa Kigali, aho yanahuriye n'abasore bagenzi be bafatanya umurimo w'Imana. Hari ibintu byari bimenyerewe muri East Africa, bamwe muri twabo bari baje baturutse nka Kenya cyangwa za Uganda, byo gusenga saa sita. So abantu bamwe bishyira hamwe dusaba ku nkuru nziza harasanzwe hari urusengero, turasaba yuko twagira lunch wa fellowship. Uhura rero afite ubutumwa bw'iki gihugu, nanjye duhura narabwiwe ngo nzahura n'umwana w'umusore kugira ngo tuzashobore gusingira iki gihugu. Ubwo rero duhuye muri icyo gihe usanga niwe yabyishimira, nshimira Imana ko ibyo yavuze Imana ibyujuje. Rero nari umwe mu bantu bamufashaga muri publicité, niba ariko navuga ngenda ubuhanuzi bwose yari afite agendaga mvu distribuwa and mushakira n'ahantu akorera ivugabutumwa kuko yakundaga cyane kuvuga ubutumwa. Rero muri uko gukomeza dukorana niho twaje gukundanira. Ikintu cyatumye mukunda cyane cyafashe umutima wanjye no kuririmba, afite gitari. Nakoranye isezerano nawe konaza guhemukira Yesu, yakomejwe n'amaraso yawe, nduwawe na uruwanjye. Inkuru nziza mbere yo kwigisha yaririmbaga, nkamureba ntabwo buriya n'uwo muntu tuziranye, nkabona afite ubundi bwiza ku isura, ariko nanone ukabona afite umutima ukurura ukuntu. Icyo kintu cyaramfasha cyane. Ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 8 hari mu 1997 nibwo Apotre Dr Paul Gitwaza yambikanye impeta na Angelique nyina w'Ingeri, wari warabaye umuntu w'ingenzi kuva bahurira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ko bwari umeze neza, banabereye hariya mu Kivu, naho yakoreye mariage muri EP. Igihe cyo gukora urumva nyine byari umunezero, byari sifa na shangwe, ni umunezero mwinshi cyane. Aba bombi bamaze imyaka 24 babana, bakaba banafitanye abana 3 b'abahungu, Elise, Lique na David. Ku myaka 26 mu 1997 Apotre Paul Gitwaza nibwo yasizwe amavuta y'ubupasiteri. Nibwo namusize amavuta yo kuba umupastori bwa mbere. Mu 1996 nibwo yatangije Ministeri y'Ijambo ry'Ukuri, Ministère de la Parole Authentique. Iyi ifite amashami abiri, ishami ry'ibijyanye n'umwuka n'ishami rirebana n'ibikorwa by'iterambere.
ishami rijyanye n'ibikorwa by'umwuka ryaje kubyara Zion Temple Celebration Center iturutse kuyerekwa Imana yahaye Apotre Paul Gitwaza imubwira ko u Rwanda rugiye kuba umusozi w'Imana. Mu gusoma Bibiliya asanga umusozi Siyoni ari w'Imana ivuga ishaka kubaho. Ivuga ko nk'uko yatoranyije Siyoni ari nako yatoranyije u Rwanda kugira ngo rube ubuturo bwayo, ivugwa muri Zaburi ibice 132 umurongo wa 13 kugera kuri 15. Niho havuye izina Zion Temple. Igiterane cya mbere Apotre Paul Gitwaza yakoze cyabereye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda Butare. Kaminuza twanakora igiterane na Gitwaza, ndetse habe igitangaza kidasanzwe bwa mbere mbibonye. Angelique yari afite umuvandimwe w'umupadiri ajyayo adusabira kuri kaminuza y'Butare ko baduha chapelle ya Kiliziya Gatolika yari muri kaminuza ko tuhakorera igiterane. Urumva byari bwa mbere mbonye yuko abarokore bashobora guterana mu rusengero rw'Abakatolike bwa mbere. Mu mwaka wa 2000 nibwo Apotre Paul Gitwaza afatanyije na bagenzi be bahise bategura ikindi giterane kinini bise Heal Our Land. Iki cyabaye igiterane kinini mpuzamatorero, maze icyo gihe cyitabirwa n'abayobozi bakuru b'igihugu ndetse n'amatorero atandukanye. Kuko twumvaga atari twenyine Imana yahamagaye itorero ritavuze Zion gusa, we reached out dusangana n'abandi ndetse tubaha n'inshingano. Gutangira umwaka byabaye tukiri muri stade, habayeho gusenga gukomeye, hari abantu bavuye imihanda yose. Ikindi nashimiraga abo basore nuko twari dukeneye abakurura basore. Iyo batabakurura ngo habeho itorero nk'iri, bagombaga kubaka utubare twinshi n'utubyiniro. Baraye basenga binjirana mu mwaka mushya amasengesho n'amasezerano mashya ku gihugu. Iki giterane cyakurikiranye n'ibindi by'uruhererekane ngarukamwaka byiswe Afrika haguruka urabagirane. Iki kirazwi cyane. Afrika haguruka kuva yatangirwa mu 2000 yitabiriwe n'abavugabutumwa bakomeye ku isi barimo na Dr. Bill Winston, Sunday Adelaja wo muri Ukraine n'abandi. Apotre Paul Gitwaza yashyize imbaraga mu ivugabutumwa ndetse atangira no kuzenguruka imigabane itandukanye, abwiriza cyatataniye ahantu hatandukanye ku isi barihebye. Zion Temple yatangiye abakristo basengera muri cave i Remera mu mujyi wa Kigali, ndetse ubundi baza no gusengera hanze, biza no kurangira abakristo bishyize hamwe bagura ikibanza mu Gatenga, ari naho hubatswe urusengero rwa mbere runini. Yatangiranye abakristo 120 hari mu 1999, nyamara kuri ubu muri 2021 ubu Zion Temple ifite abakristo barenga 100,000 ku isi yose. Naho ishami ry'ibikorwa by'iterambere ryo ryaje kubyara amashuri, aho maze gufungura ibigo by'amashuri bigera kuri 5 mu bice bitandukanye by'u Rwanda, bimaze kunyuramo abanyeshuri bakabakaba 5,000. Iri shami ry'iterambere kandi ryaje no kubyara ikigo nderabuzima Betesida, kuri ubu gitanga serivisi z'ubuzima ku baturage basaga 21,000. Iri shami ry'iterambere kandi ni naryo ryavuyemo radio na televiziyo authentique, kuri ubu bikurikirwa ahantu hatandukanye ku isi. Apotre Paul Gitwaza afashe igihe kinini atega amatwi abantu bafite ibibazo bitandukanye ndetse aranabasengera, cyane ko igihugu cyari gifite abantu benshi bari bagifite imitima ikomeretse kubera ko hari hashize imyaka 6 yonyine habayeho jenoside yakorewe Abatutsi. Yagendaga amfasha, ankosora, ansomera ijambo, numva rirangishije ijambo yambwiraga mu kunganiza n'ibyo ryagiye rikiza ikomeye. Apotre Dr. Paul Gitwaza yahawe igihembo cy'imiyoborere nk'umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye mu bwiyunge n'isanamitima mu Rwanda, binyuze mu gukira ibikomere no kubabarira. Ni igihembo yahawe n'ikigo Corning cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi mu bintu nayinkennye mu buzima bwanjye, umunezero wari urimo. Yarakoraga aseka iyo yazaga tukaba turi kumwe tuganira ijambo ry'Imana, tugana mu buzima busanzwe, numvaga nuzuye umunezero mwinshi mu mutima wanjye. N'ubu kandi nuko bimeze kuri jyewe, ni ishusho y'umunezero kandi mwinshi. Nari ngiye kwiyahura kuko ntabwo numvaga kubaho nta kintu kimariye. Icyo navuga mu buzima sinari nzi ko hari abantu babaho bameze nk'intumwa Paul Gitwaza. Hari bimwe byagiye bihinduka mu buzima bwanjye, particulièrement nk'umwana w'umukobwa, hari ibyo ntashobora gukora uyu munsi. Abo nari kubona Kristo mu kirere mu gicu, yakoresheje Gitwaza, ndamubona ambwira Kristo, noneho bimuciyemo nizera Kristo. Twabaye abarerwa kuko habaye benshi bakijijwe, bakiraga kiza, turarerwa ndetse aposto akajya naza akanahigerera akareba uburyo birimo kugenda,
namureba nkumva ndanezerewe. Umwihariko navuga yaduteje inyota yo gukunda umurimo w'Imana. Nagize inshuti nyinshi kubera we, nagize abakunzi benshi, umuryango wacu wagize abakunzi benshi kubera we, kugeza no ku bana bacu. Umubyeyi wa Apotre Paul Gitwaza Pasteur Kajabi Kandreya yaje kwitaba Imana muri 2012, naho nyina yitaba Imana muri 2021. Aba bombi basize ifatizo rikomeye mu buzima bwa Paul Gitwaza no mu buzima bw'abandi benshi bagira umugisha wo kubamenya. Apotre Paul Gitwaza ni umuntu uri social kuva akiri muto. Niyo murimo kugira ngo ugere ngaha ni ugukora kwe cyane kandi no gushaka umutima w'Imana cyane. Nasanze afite amahushurirwa ameze nk'ay'abantu bashaka Imana mu butayu, ariko we ukaba ubona bifite kandi akiri umusore ari umwana mutoya. Ubuzima bwe yabuhariye gukorera Imana. Ni umuntu ukora cyane, arakora cyane, ni umukozi. Ku rugero iyo dukora umunsi muruza amasaha y'akazi ko ari amasaha wayishaka saa 8 asa amasaha 9 ku munsi, ariko arakora amasaha ye amuhene gutaha saa 7 z'ijoro. I've had a blessing of being connected to him as a spiritual child and him being my spiritual father. He's very caring and loving unconditionally. He loves a person without any interest. You have a big number of people that you can't count that have come to the Lord, that have received Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Ni umugabo utikunda cyane, ni umugabo ukunda kulifitinga n'abandi. Abashaka ngo ibyo agezeho alifitinga n'abandi cyane cyane mu mpano. Twaramutumaga muri famiye twese kandi akadutumikira neza cyane. Kugeza na n'isaha mu myaka ntekereza 20 tumaranye irenga, ntago umuntu ajya mumenyera. Afite ubwenge bw'Imana, afite imbaraga z'Imana. Ni umuntu ufite urukundo, akunda abantu, agira ibyishimo. Uri ibyishimo navuga ngo birandura. Iyo ubonye umuntu uzarebe hari igihe ureba umuntu aseka nawe bikagusesa utazi n'icyo uri guseka kuko ubonye ko umuntu yishimye. Ibyo bintu rero yagiye bitransmita mu bantu bari hafi ye. Yambereye papa, ndabimushimiye kandi ashima Imana mushize mu buzima bwanjye. He's very caring for us. When we need him, he's always there for us. He's also generous and he's wise. He teaches us a lot of things. Yeah, something like that. Very good father. Apotre Dr. Paul Gitwaza afite impamyabushobozi ebyiri zo mu rwego rw'ikirenga, imwe muri teolojiya, indi mu bijyanye na ministry cyangwa gukora umurimo w'Imana ugenekereje mu Kinyarwanda. Apotre Paul Gitwaza ni umwe mu bagize ihuriro ry'abapotre ku isi hose ryitwa IKAL. Umuhamagaro Imana yahaye Apotre Dr. Paul Gitwaza wahinduye imitima n'ubuzima bwa benshi ahantu hatandukanye ku isi. Bintera ishema bigatuma niyumva nkavuga ngo umurimo twakoreye Imana wagize ingaruka nziza. Nkurikije ibintu yanyigishije numva nta hantu ntava nta n'ahantu ntagera. It's like David in the Bible. It says that Judah and all Israel loved David. And this is how it is when you meet with Dr. Gitwaza. Asengeraga itorero bigatuma asengera n'ubuyobozi nawe nkamusengera. Afite kwihangana nk'uko ikintu na nkunda Imana yamuhaye no kumumenya nuko ni byiza kuba munsi y'umuhamagaro w'umuntu wahamagara. Ununganiriza meza yanjye mu maso yawe.